Ni ku isaha y'isa 7 z'amanywa mu mudugudu wa Rukundo mu kagari ka Ntoma mu murenge wa Musheri mu karere ka Nyagatare mu isambu y'uwitwa Twiseyimana Innocent hari uruvunganzoka rw'abantu. Imvano ya byose ni amakuru yamenyekanye mu masaha 11 z'igitondo yuko muri iyi sambu habonetsemo ibyobo cyangwa se indake nkuko bamwe mu babashije kwinjiramo babivuga. Bavuga ko batunguwe n'ibyo babonye batari basanzwe babona aho batuye. Twabibonye gutya turi umuturanyi w'uyu twabibonye muri iyi sambu ariko natwe byaducanze pe kuko twabonaga agenda ntabwo ibintu twe tubizi. Muri iyi sambu twasanzemo ibinogo ibyo bita indake ebyiri ariko twabuze ubusobanuro bwabyo. Iki kibazo nta naho ni nakibona kuva nabaho mbonye ikibazo gikomeye kitabaho kirenze. Nje ninjiyemo nabonye hari metero nk'icumi mu kuzamuka mu mpande ni nkenye ibigori birimo nimba ari ubujura bagendaga bariba abaturage bagahanikamo ntabwo wamenya ukuntu ibintu bimeze. Gusa nabonye bikabije ko yagiye ajijisha hamwe arahinga hejuru yabihinga y'imyaka ku buryo abantu hagiye nunamye ko ari mu mbese umwobo w'indake. Ariko nk'ibi bintu ngiye kuntu mbireba uyu muntu yari afite wenda nk'ikintu kimuteye ubwoba nk'ikintu yari agamije kuba yakoreramo ahantu hateye ubwoba uko njye nahabonye. Ni ukuri ahantu ukuntu nahinje naharebye nabonyemo n'imifuka 3 y'ibigori rwose njye niyinjiriyemo ngera no mu nguni yaho ubwuso bwaho mu butambike harenze nka metero 10 mu bahagarike afite nka metero 2. Njyewe nabonye hatinze nk'uko ibiraro babihetinda harimo ibiti binini cyane narinzi yuko umuntu yinjiramo ndakaba cyanamutengukiraho. Ni nko mu nzu urahagarara ni ikintu kinini cyane giteye ubwoba ni n'ubwa mbere njye nkibonye muri u Rwanda rwa Kagame. Bijyanye n'ibigaragara imbere muri iki cyobo ngo bijyanye n'ibyo bahasanze bigaragaza ko hasengerwaga ndetse n'ibyahasanzwe byiganjemo imyaka bagakeka ko ari ibyakwa abaza kuhasengera ndetse bakabifata nk'ubusambo. Ubwo twebwe uyu muntu uko narebye imyobo 2 yacukuye ashobora kuba ari umuntu w'umujura yaratujengereje. Njye nabyiza ko yatujengereje namaze kwagira mbona nanjye n'ibintu bingeze siranzi ko yakora ibi maze kwagira nahise njya mu mwobo ndebye musangamo imifuka 2 n'igice y'ibigori. Nta byari bisanzwe nabo tuzi ko abo bujura busanzwe ariko ibibyindake n'ubwa mbere tubonye mu kagari kacu. Inda kirimo n'imyaka irimo imifuka 2 y'ibigori irenga. Nta masengesho gaje mu mwobo ungana kuriya w'abantu barimo ahubwo bahacukuye ari uburyo bwo kugira ngo biba abantu baze barashiramo kuko kino kintu ntabwo ari cyo gushiramo abantu bangana kuriya. Cicyobo ngewe ubwanjye nigiriyemo nasanzemo imifuka 2 y'ibigori irenga. Impamvu yagicukuye ntabwo twayimenya nimba ari kubw'umutekano we ariko igihugu cyacu kirarinzwe. Ahubwo twebwe icyifuzo cyacu dufite ni uko bamuzana hano mu mudugudu akatubwira impamvu yacukuye ibi bintu kandi igihugu cyacu gifite umutekano. Ari iki kintu giteye ubwoba urabona ko cyashagaje abantu bahuruye batari bake bari kugera no ku 2,000. Ibi bintu biteye ubwoba cyane birarenze rwose muri u Rwanda rwa Kagame. Iki kintu rwose mugikurikirane nk'abanyamakuru murebe ukuntu iki kintu mwadufasha kituvire mu murenge kuko iki kintu ntabwo ari cyiza cyane. Mu gushaka kumenya uwaba yaracukuye iki cyobo gisengerwamo ATV agerageje gushakisha Twiseyimana Innocent nyiri uyu murima ntiyamubona kuko bikimara kugaragara ko byateje akavuyo mu mudugudu. Uyu usanzwe ari umuyoboke wa ADPR itorero y'u Rwanda yahise aburirwa irengero. Umunyamakuru yavuganye na Tegayombi Emmanuel ubyara Twiseyimana Innocent nyiri isambu yasanzwemo iki cyobo nawe usanzwe ari mwarimu w'itorero rya ADPR ku mudugudu wa Kagwegwe, maze avuga ko uwo mwobo wacukuwe n'umukazana we witwa Uwimana Charlotte ndetse avuga ko mbere yuko uyu mukazana akora ibyo yabanje kubahanurira ko u Rwanda rugiye kugwirwa n'akaga. Uriya mudamu mu kwezi kwa 3 yigeze nsanga mu rugo nayo mvuye gusarura hanyuma aza kumbwira ngo imvura izagwa. Byari saa 2 z'ijoro ndimo mfungura mvuye gusarura amasaka. Imvura izagwa ngo none ngo aragira ngo tubwirengere nyirabukwe izagwa kuri 30 ngo tuzashaka uko ngo dushoboye ngo tuzayugama ngo dushaka n'ibizadufasha ngo twugamye iyo mvura izahitana abantu benshi. Noneho rero ntese iyo mvura wayiyerekwa ni ihishurirwa ni ati namajwi numva ariko akaba mbere hari igihe avangirwaho
ndavuga ngo mukazana yongeye kuvangirwa. Hanyuma rero zacukura ry'imyobo rye impamvu bitari by'itorero yaramaze iminsi agenda bagenda mu misozi bajya gusengana n'abandi bantu b'abanyamadini bagasengera iyo mu misozi buri wa gatandatu. Ntekereza ko yaba yaranakuye n'iyo myuka mibi. Bitewe n'ingano y'uyu mwobo uko ungana n'ingano yabo wakira bigoye kwemeza ko byaba byarakozwe na Charlotte Uwimana gusa. Nyamara sebukwe Tegayombi Emmanuel akomeza avuga ko byakozwe nawe, dore ko nyuma yo kwiyomora ku itorero rya ADPR yatangiye gushwana n'umugabo we, aho amafaranga bafashe mu matsinda n'imyaka bejeje ngari byo bishobora kuba byarakoreshejwe mu gutunganya iyi ndake basengeragamo. Uretse ibyo kandi akaba kandi yaranigeze kujya gusenga n'abandi batajya bavuga idini ryabo, agasiga umwana mu ishyamba agatoragurwa n'abagenzi. Kimenyimenyi yaje kundegera ko yari afite 300,000 bari bagambiriye kugira ngo bakodeshe ubutaka. Umuhungu akavuga ati amafaranga nayo bibe yagiye. Icya kabiri yaje no kumbwira ati ibigori yaramaze guhungira ati nayo yabishyize, arambwira ngo ntubaje mu bigori nasize uguhunga babishyize, arambwira ngo yanze ko indo bazabirya ngo kandi nitonde ngo nimbikenera ngo bazazarabizana ngo nta kibazo ibigori. Urumva rero umuhungu yabazi neza ko yabijyanye hepfo y'ubwo muri iyo myobo, yagomba kumbwira yenda ati ibigori byanjye umugore bijyanye mu myobo. Ariko noneho nawe yitonze bikabije, kuko impamvu yitonze bikabije umugore ngo yaragenda yakarara ari gucukura ibyo bintu, akagenda saa 2 akagaruka saa 8 z'ijoro, rimwe na rimwe akabiyanirwa naraye yari kubicukura, nta kumukangara nanga ngamubaze ngo waraye he. Ikindi ntabwo umuntu w'umugabo wenda ivuge ngewe ntabwo n'ibigori bibuze mu rugo ngo umugore biramubwire ngo nitonde batanye iyo biri ntabwo yabizana. Ibi kandi bishimangirwa n'umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Murekatete Juliet, aho avuga ko ubatawe muri yombi avuga ko ibi yabikoze kubera ubuhanuzi yari yahawe. Avuga ko ari umunyamasengesho, ko yasenze Imana ikamwereka ko hari intambara igiye kuba, ko ari masa n'utegura ubwihisho, ariko ko bigaragara ko yanahasengeraga mu buryo butemewe. Nta yindi ni imyumvire n'iy'amadini, ntabwo yakubwira idini asengeramo, ntiyakubwira ikintu, ukuvuga gusa ngo asanzwe asenga ngo Imana yamweretse. Rero ngo turakurikirana ngo turebe, kuko ntabwo bikwiye kuba umuturage afite imyumvire imeze icyo, ariko ubwo yamyemerere nyine bamwe bagenda biga utamenya aho baba bayikuye, kuko nta n'idini ryo mu Rwanda rimeze bityo, ahubwo usanga ari imyumvire. Ubwo kuvuga ngo Imana yabimweretse ntitwamenya ngo yavuganiye he, nayo nyine ni ukukubwira ati ngiye narabibonye. Ubwo rero icyo twakora gusa ni ukubwira abaturage ko ibyo bintu atari byo, ko birinda ibintu nk'ibyo ngibyo by'ibihuha, ko n'abaturage batabitekereza bakavuga bati koko wenda uyu muntu koko yabyeretswe, bakirinda ibihuha cyane cyane bijyanye n'intambara, kuko igihugu kirayobowe kandi gifite ubuyobozi bwiza bukurikirana abaturage bacyo umunsi ku munsi. Polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba ivuga ko imaze guta muri yombi abantu 2 bakekwaho kugira uruhare, barimo uyu Uwimana Charlotte ndetse na Ndagijimana John wiyomoye ku itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7. Nawe abaturage batanze amakuru ko nawe mu isambu ye yahacukuye icyobo cyo gusengeramo. SP Hamuduni Twizeyimana n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba. Ariko Twizeyimana ntago yabashije kuboneka, haboneka umudamu we yemeza ko ari we umudamu wa Twizeyimana. Umudamu we witwa Uwimana Charlotte anabyemera ko ari we wayicukuye. Habonekamo imyobo 3, ariko haboneka andi makuru yuko aho hari mu abaturage batanga amakuru ko hafi aho hari undi muturage witwa Ndagijimana John nawe ufite umwobo mu isambu ye. Polisi igerayo isanga koko umwobo urahari, barashyizemo n'ibyo kurya, harimo ibigori ibiro 200 n'ibishyimbo biro bigera muri 12. Kugeza ubu hafashwe uyu mudamu wa Twizeyimana hamwe na Ndagijimana John, bakaba bari kuri police station ya Musheri. Abatuye muri iki gice kandi bagaragaje ko ibi bikorwa by'abiyita abanyamasengesho bikurikirwa n'ubujura, aho ibyibwe bihishwa muri ubu buvumo bwabo. Cyo gusenga ntabwo nge mbizi, niba wowe habonye muri ahantu wahasengera kuko mukose gushoboka. N'abantu batamenya uko bateye uko mbere. Ingurube irabura, inkoko irabura, iyo sohotse ntisinyibona. Twese
rwose turasenga ubwo bwemerere ngende kumva nta hantu buhuriye n'umukirisitu kuko gusengera muri iki kinogo se ubu byagufasha iki nta hantu Imana itumva sibyo ahantu waba uri hose Imana irakumva rero nimba afite iyo myemerere n'abandi bayifite nk'abantu nk'abo ntago ari byo pe ntago ari byo uko mbyumva nk'umuntu usenga wizera Imana mu bihe bikomeye Imana ishobora kuturindiramo kuki we atatekereza yuko muri ibyo bihe bikomeye nimba bizanaza Imana yamurindiramo cyane ko dufite umutekano mu gihugu cyacu kirinzwe nk'ubu bahagaritse isengero ndakeka yuko wenda bahakoreraga nk'ubutayu biriya bigori wenda ukavuga ati wenda ni nk'icyacumi cyangwa ni amaturo njye niko nabibonye hari mu bitekerezo byanjye kandi hari abantu n'inyuma bakaza kubishyira nk'ahangaha kandi tutabazi turagira ngo badufashe rero maze bazawutabe ari uko hageze inzego z'umutekano zikaze bamenye n'ikibyihishe inyuma kuvuga ngo yashyizemo biriya bigori njye numva ko ari ikimenyetso kigaragaza ngo nimwo mbika kandi n'inka yahishamo reka. Superintendent of Police Twizeyimana Hamuduni umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba avuga ko iperereza rikomeje agasaba abaturage kwirinda gusengera ahatemewe. Urebye niba abantu baba bariyomoye mu matorero yabo jya basengera aho ngaho nyine bacukuye imyobo. Ayo makuru yo yuko hari abahanuriye ko hari intambara nayo gusa icyagaragaye nuko abo bantu bari batitwaraga neza no mu itorero ryabo kugeza aho baje kwigumura. Ikindi kigaragara nuko tuhageze twasanze ari ahantu bigaragara ko bamaze iminsi bahasengera ko bibaza ko amakuru aracyashakishwa. Natwe hari amakuru abaturage bavuga ko bishobora kuba hari banibaga n'imyaka abaturage bakayihishama aho ngaho yose biraza gukurikiranwa. Wenda ubutumwa twatanga nuko abantu bakwiye gusenga ariko bagasenga mu buryo bwemewe n'amategeko, bagasengera n'ahantu hemewe hujuje ubuziranenge hadashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Kugeza ubu mu murenge wa Musheri hamaze kuboneka indake 3 abaturage ngo bacukuye bazisengeramo ndetse abandi bagashingira ku buhanuzi bahawe bavuga ko hari akaga kagiye kugwirira u Rwanda. Mu murenge wa Rwimiyaga hari indake 1 ndetse no mu murenge wa Matimba hakaba indake 1. Leonce Nyirimana, ATV mu karere ka Nyagatare.